Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Ini ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru. Murabizi niyo ntego yacu kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igiso cya nyacyo. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, rero ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubitsa gukanda subscribe niba mutari mwayikanda kugira ngo ikizame gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho ribafasha kugira ngo musubize bino bibazo neza, kugira ngo mujye muyibonera ku gihe. Ikizame rero kiba gifite iminota 20, ariko gutya tugiye kugikosora bishobora kurengaho tunota duke kubera ubusobanuro turenzaho kugira ngo mubyumve neza. Ikindi cyo bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, uhita utwandikira cyangwa duhamagara kuri 0789351626 tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kuyitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho mu gihe ukosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira. Tuduhamagara kuri iyo nimero tukagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira aba ari ubuntu, cyangwa bitewe n'uko ufite akazi katakwemerera kuboneka guze twigane mu shuri, uraza ukatwandikira kuri iyo nimero tukagufasha. Tuba dufite amasomo yagufasha tukajya tuyaguhera ku gihe kugira ngo nawe nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko rero wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Ese ikinyabiziga kigenda cyangwa ibinyabiziga byose biba bigomba kugira iki? Aravuga ngo umuyobozi, bega ngo umuherekeza, sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, umuyobozi cyangwa umuherekeza, bika ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko bino bibazo bikunda kugaruka. Ushobora kuba wakosora ikizame cya mu gitondo ukabona kino kibazo cyajemo, wakosora ikizame cy'ejo ukabona naho cyagarutsemo. Niyo mpamvu bikubwira ko ikintu busabwa kugira nawe ukorere rimwe uhita utsinda, ugomba kuba warabonye imyitozo yagije kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Nta rindi banga, ibanga no gukosora imyitozo kwa bino bizame biba byakozwe, ukabona ibizame byinshi ukuntu bibazwa ukuntu bisubizwa kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko wamaze kugihitamo ni A. Buri kinyabiziga cyose kigenda kiba kigomba kugira umuyobozi wacyo. Hano iyo bavuze umuyobozi ntabwo bari kuvuga umuyobozi mu nzego runaka, ahubwo bari kuvuga niba ari ikinyabiziga, wenda imodoka, umushoferi niba ari moto akaba ari wenda umumotari. Ni mw'ubwo buryo baba bashaka kutubwiramo uwo muyobozi w'ikinyabiziga. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kabiri cyabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. A iravuga ngo abanyamaguru, bega ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igiso cya nyacyo na B ikaba ari igiso cya nyacyo, D ikaba nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo yandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese igiso cya nyacyo ni B, ese igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Ese ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye iba yaragenewe gusa abahe mwa bino bintu baduhaye. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo ni inzira iba yaragenewe abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ibi binyabiziga bigendera ku binyabiziga bibiri harimo nka volomoteri, harimo nk'amapikipiki, harimo nk'amagare. Rero ako kayira kaba karagenewe abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ndakeka ko rero wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Hari ahantu biba bitemewe kuba wahagarika ikinyabiziga umwanya munini bitewe n'uko byateza impinduka ku migendere isanzwe y'ibindi binyabiziga cyangwa bikaba byateza icyago.
ese ni hehe bibujijwe? Aravuga ngo hatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Bikavuga ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, bino bimenyetso bibuza byabugenewe ubwo bari kuvuga nk'ibyapa cyangwa hakaba hari nk'ibikoresho runaka bikubuza kuba wahagarara umwanya munini. Sega ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ese ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini hehe mwa hano baduhaye? Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo, A niyo, B niyo ndetse na C ni igisubizo cyanyacyo. Ikibazo cya kane kibaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko itatu cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni A. Iravuga ngo toni 10, B ngo toni 12, C ngo toni 15, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano ushobora guhita wibaza ikibazo, se makuzungu ni iki? Hano rero iyo bavuze makuzungu, ubundi makuzungu na romoroki abantu benshi bakunda kubyitiranya. Iyo bakuvugiye ngo ni makuzungu, uri kubona kiriya kimodoka kigenda gikurura uruntu, gikuruye uruntu, urugero nka biriya bimodoka bikurura imizigo, gifite uruntu rumeze nk'urusanduku inyuma rw'urukontineri. Kiriya gikururwa bacyita romoroki, mu gihe kiriya kiba kiri gukurura ruriya rw'inyuma bacyita makuzungu. Nkeke ko utazongera kubyitiranya, nkeke ko umenye ubusobanuro bwabyo. None bari kukubaza ngo uretse mu mijyi cyangwa ku yindi mihanda igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu buremere ntarengwa ku ibyo biziga bifite imitambiko itatu cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni ubuhe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo ndetse na C ntabwo ariyo. Hano ukamenya ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zikozwe ni aravuga ngo kilometero 70 mu saha, B ngo kilometero 40 mu saha, C ngo kilometero 25 mu saha, D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano abona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga gifite moteri kiba kibifite. Muri gutwara ikinyabiziga cyawe buri kureba umuvuduko uragenda bamusaba bakakubwira bati nukomeza kugenda kwa uno muvuduko uri kugendaho mu saha uragenda ibirometero 80 wenda. Nukomeza kugenda kwa uno muvuduko wenda uri kugenda gahoro mu saha, nukomeza kugenda ku uyu muvuduko utawuhindura mu saha urabugiye kilometero wenda 30. Bakagenda babikubwira. None hano bari kuvuga ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zikozwe ni uwuhe mu saha? Hano rero hari ibirometero bagiye baduha mu saha. A irakubwira ngo kilometero 70 mu saha, B ngo kilometero 40 mu saha, C ngo kilometero 25 mu saha, D ngo kilometero 20 mu saha. Rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyanyacyo se ni A, se ni B, se ni C cyangwa se ni D. Hari iso kiri kuri nta kindi ni se kilometero 25 mu saha. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu cyabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Iyo hari muri murongo wera ucagaguye utagomba gukora iki? Aravuga ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Bega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Sega ngo agomba guhagarika ikinyabiziga. Deka na igisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iyo umuhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba gukora iki? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano iso cyanyacyo ni A, ese iso cyanyacyo ni B, ese iso cyanyacyo ni C cyangwa se hano igisubizo cyanyacyo ni D. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Biba ngombwa iyo ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye guhindura icyerekezo.
ukaba wenda cyangwa ugiye gukata ugasubira inyuma. Niho rero ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda kuko uba uri kuri murongo wera ucagaguye. Kuri murongo wera ucagaguye uba wemerewe kuba wanyuranaho, ariko ukamanza ukareba ko utageze mu koni, ukamanza ukareba ko uri kureba imbere neza. Niyo mpamvu uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda ariko bibaye ngombwa kunyuranaho cyangwa ushaka guhindura icyerekezo. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7, kirabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntabwo wagenda uri kuhavuza amahoni, hari ahantu biba bibujijwe. Aho hantu ni he rero? Hano rero hari ibisubizo 4 baduhaye, ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, beka ngo hafi y'ibitaro, seka ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi, beka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hari ibinyabiziga biba bifite amahoni aremeye, ariko muri rusange bikaba bibujijwe kuvuza amahoni aho hantu iyo uhageze. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Kuvuza amahoni bibujijwe hehe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Kuvuza amahoni bibujijwe hafi y'ibitaro. Murabizi mu bitaro haba harimo abantu barwaye, hari n'umuntu wenda uba urwaye ku buryo ushobora kuvuza ihoni rikamukanga bikaba byamuteza ibyago. Birabujijwe rero kuvuza amahoni iyo ugeze impande y'ibitaro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuranaho ariko aciye ibumoso. Aravuga ngo nshobora kumunyuraho nyuze iburyo, mbega ngo sinshobora kumunyuraho, sega ngo nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, kiriya kinyabiziga kikuri imbere, ushaka kukinyuraho, ese wakora iki? Ese ushobora kukinyuraho unyuze iburyo? Beka ngo ese ushobora kukinyuraho, beka ngo sinshobora kukinyuraho, seka ngo nshobora kukinyuraho ariko nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba wakwitwara ute? Hano rero ikintu uba wakora, ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi, ni C. Uba ushobora kumunyuraho uciye ibumoso ariko ubonye ko ufite umwanya uhagije kugira ngo utamuteza ibyago, nawe ariko uri kwiteza ibyago. Bino byago byo mu muhanda murabizi, abantu babiburiramo ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Turi kwiga amategeko y'umuhanda, mukiga amategeko neza. Mwaba uri gutwara, waba ugiye kunyuranaho, ukamanza ukareba ko ufite umwanya uhagije, ukareba ko utarimo ukona, ukareba ko uri kureba imbere neza kugira ngo turusheho kugabanya ibyago byo mu muhanda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Ese igomba kuba iri he? Iravuga ngo mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe hari umuhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni iki? Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo uba ugomba gukomeza mpaka uvuyemo, ntabwo uba wakata ngo usubire inyuma. Iyo uvuye muri uwo muhanda haba ari icyapa kikwereka ko wamaze kuva muri uwo muhanda, noneho winjiye mu muhanda ubisikanirwamo. Niyo mpamvu ugomba kujya kuri YouTube channel yacu, muri comment ya mbere araba ari link, urakanda bikakugeza ku moko 5 y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo ibyo byapa byose ububizo buvuga ati icyo cyapa kiba kiburira, icyo cyapa kiba gitegeka, icyo cyapa kiba kiranga cyangwa icyo cyapa kiba kibuza, ube ubizi. N'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda asobanuye neza. Urebe muri comment ya mbere araba ari iyo link, uyikandeho ugere ku ibyo byapa kugira ngo turusheho kongera ubumenyi, turusheho gusobanukirwa ibibazo
baba bakoze mu kizame. Mbibutsa ko ikizame n'ubundi nibajya kukikubaza bazakikubaza gutya, ntabwo bahimba ibibazo. Ikintu usabwa ni ukuba warabonye imyitozo ihagije kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku nota hejuru kandi bitakugoye. Bikavuga ngo ahegereye bishoboka akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ariyo ubwo na B ikaba ariyo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano weho urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano iso cya nyacyo ni D. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ibyo ntibireba ibinyabiziga bikurikira, nka kwa kundi ikinyabiziga baragihagaritse ni nijoro. Murabizi abantu niba bari kure ntabwo baraba bari kukibona, ushobora kuba uri kukiganaho ukaba utakibonye kikaba cyaguteza ibyago. Rero hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa kugira ngo abandi bayobozi bari kugisanga bahite babona ko gihari, kugira ngo batangiye gufata ingamba zo kwirinda icyago icyo kinyabiziga bahagaritse gishobora kubateza. Ariko ngo ibyo byo ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga rero? A iravuga ngo velomoteri, B ikavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Akanyabiziga ko ku ruhande ku pikipiki ni akahe? Hari abantu benshi bajya babimbaza. Hari moto ziba zifite akantu kameze nk'agasanduku kari mu ruhande, hari igihe kaba gafite umupine cyangwa katawufite. Ako kantu bagashyiramo imizigo, ariko imizigo idakabije cyane, itaremeye cyane. Mu bihugu byateye imbere ho njya mbona banatwaramo nk'abana, uduhinja. Rero iyo niyo ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande. Rero hano kuri B ho bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? C yo ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D kana iso cy'ukuri kirimo. Ese hano wamaze guhitamo iso cya nyacyo? Ese wacyanditse ku gapapuro? Hano rero iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo ntibireba velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. Iyo babihagaritse byo ntabwo ari ngombwa ko bifite amatara byerekana ko bihahagaze. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni icya 11 kirabaza ngo wifuza kugana ibumoso imbere yawe, kubera iki ushaka umwanya mwiza kandi uhagije? Aya ngo kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho, B ngo kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata, C ngo kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora, D ngo kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyura mu ruhande rw'ibumoso. Ese niba wifuza kugana ibumoso imbere yawe, ni ukubera icyo ugomba kuba ufite umwanya mwiza kandi uhagije. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo ni C. Aba ari ukugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora ukibamenyeshe, ubahereze ibyo bimenyetso ayo matara ndangacyerekezo kugira ngo bibafashe kumenya icyo ushaka gukora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? A iravuga ngo kugabanya umuvuduko ukareka akagenda, B ngo gukomeza iburyo bwawe, C ngo kumunyuraho iburyo bwe, D ngo kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Wari utwaye ikinyabiziga uri inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso ko ugomba kumutambukaho ariko uciye iburyo kandi ugana ibumoso. Ese wakora iki?
Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano uba wakora iki? Iso cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni A. Uba ugomba kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Kumunyuraho iburyo niba ikinyabiziga kiri kugenda mu nzira nyabagendwa wenda y'ibyerekezo bibiri, romoro kikuri imbere akakubwira ngo munyureho iburyo, uri kumva waba uri guca he? Waba uri guca muri za ruhurura haraca amazi. Niyo mpamvu rero uba utagomba kumunyuraho, ahubwo uguma inyuma ye ukagenda gahoro kugira ngo nugera ahantu noneho byakorohera kuba wamunyuraho ube wamunyuraho. Uba ugomba kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13, kirabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ese hakoresha ubuhe buryo? Ikinyabiziga kigeze ahantu ni igihe cy'imvura, ibyondo byaje, uracyatwaye kirahageze gihezemo. Ese uba wakoresha ubuhe buryo kugira ngo kihave? A iravuga ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundo. B ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa ubuhe buryo? Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C? A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Tekereze neza hano rero usubizanye ubwitonzi. Iso cyanya cyo yandika ku gapapuro. Murabizi hari igihe tugera cy'imvura, imihanda ikajyamo ibyondo, ugasanga inkangu zacitse bikaba ngombwa kukikira, naho ukikiriye hakaba hari urwondo. Ese no we buryo buba bwakoreshwa mu gihe utwaye ikinyabiziga cyawe noneho cyahagera kikanga kuhava kigaheramo? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14, kirabaza ngo iyo mizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikaba igizwe n'ikawa, ikaba igizwe n'amakara, ikaba igizwe n'ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ibyo turabizi. Ariko iyo mizigo iyo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A irava mu metero 4, B mu metero 3 na santimetero 50, C mu metero 3, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ubugari bwayo buba bushobora kugera ku bihe bipimo mwa bino bipimo baduhaye? Tegereze neza rero witemo iso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi bugire mwa kino kizame. Bibuza ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Turagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Utwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 935 16 26, tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Hari abantu benshi baduhamagara harajemo ibibazo bari kutubwira ukuntu turabafasha, bikamanza bikatugora, bikadusaba kwandikira irembo kugira bakemure ibibazo baba bagize, ariko iyo tubwiye twebwe tukayigushakira ibyo bibazo ntabwo bizamo. Kandi ikindi iyo watwandikiye twaragushakiye kode, ubwo tuba dufite nimero yawe, imyitozo twabona yagufasha tujya tuyiguhera ku gihe kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku minota hejuru kandi bitakugoye. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3. Mbibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure, aho metero imwe ibingana na santimetero 100, kilometero imwe ikangana na santimetero 100,000, kubera ko kilometero ubwayo imwe ibingana na metero
igihumbi. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda, A ikavuga ngo biteganye, B ikavuga ngo ku murongo umwe, C ikavuga ngo A na B nibyo, D ikavuga nta gisozo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ibimenyetso bimurika namaze kubibateguriraho isomo rishyira kuri YouTube, aho ibinyabiziga biba biri kuyoborwa mu muhanda n'amatara ariyo umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku, bikayobora abagenzi ndetse n'ibinyabiziga kugira ngo birinde ibyago. None bakakubaza ngo aho hantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda biteganye, aho ni kuri A. B ikavuga ngo ku murongo umwe, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Rero itegereze neza uhitemo iso cya nyacyo ukacyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano wabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi, aho hantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntishobora kuhagenda, hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu bavuze ngo igisozo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo hano, kuko ibinyabiziga kugenda biteganye se hari igihe haba hari umuhanda wenda imihanda ibiri yose ihari, kwa kundi imihanda ibiri iba ifite icyerekezo kimwe, ari umuhanda ufite bari kujya mu cyerekezo kimwe ariko ari imihanda ibiri. Rero hariya biba bishoboka ko imodoka zishobora kugenda ziteganye ku murongo umwe, ubwo imbere hari imodoka n'inyuma hari imodoka, nabyo bibaho. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri cyabaye D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 cyabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe binyabiziga? Hari ibinyabiziga bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe rero? Hari baratubwira ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. A baratubwira ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, B ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara abantu birengeje toni 3.5, C ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha iyo turi kubigisha, D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 cyabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazengurutse. Murabizi abantu benshi mwatembe hari ahantu banyura bazengurutse, mu ndimi z'abahanga bajya bahita ngo muri rompuwe. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga urahageze, uba ugomba kugira iyo myitwarire, uba ugomba gukora iki? A iravuga ngo tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazengurutse. B ngo tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. C ngo tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. D ngo komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Ese uba ugomba kugira iyo myitwarire ugeze hari ahantu banyura bazengurutse. Ndatekereza ko wamaze gufata igisozo cya nyacyo, wamaze kucyandika ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kukihitamo. Hari ahantu banyura bazengurutse, hari n'ibyapa biharanga biba biri kugutegeka ukaba uri no kubireberaho. Ese hano uba ugomba gukora iki? Hano ikintu uba ugomba gukora, ugomba gutanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazengurutse. Niba cyamaze kwinjiramo ukakireka kikamaza kikinjiramo neza, ukabona nawe gukurikiraho. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazengurutse. Ese iyo ugeze hari banyura bazengurutse winjira mu kihe cyerekezo? A iravuga ngo ibumoso, B ngo ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika, C ngo iburyo cyangwa ibumoso, D ngo iburyo. Ese ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze hari abanyura bazengurutse? Tegereze neza rero uhitemo iso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano iso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Bibutsa ko ukeneye ko tukwigisha bitewe n'uko akazi ukora katakwemerera kugira uze mu ishuri,
naho uratwandikira cyangwa duhamagara kuri 0789 355 16 tukagufasha tukakwigisha. Mu gihe gatoya tuba dufite amasomo ateguye neza agenda akurikirana ku buryo ujya kumara igihe gitoya wajya mu kizamu ugakora ugatsindira ku manota hejuru bitagusabye no kuza ngo mu ishuri. Kandi ikindi umwihariko wacu uduha amasaha ushakira, ushaka waduha amasaha ya nijoro, ushaka waduha ya mu gitondo, ushaka waduha ya ku manywa, ukayaduha ukaduha umwanya tukajya tukwigishamo, ahasigaye nawe ukinjira mu mubare w'abantu bakora rimwe bagatsinda. Hano rero igisozi cy'ukuri nta kindi ni D iburyo, ugomba kwinjira iburyo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ubonye icyapa kigaragaza ahantu hari ishuri, ese uba wakora iki? Aravuga ngo kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, mbega ngo gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza, sega ngo kuvuza ihoni, ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese uba wakora iki? Ugeze hariya ubonye icyapa kigaragaza ishuri, uba wakora iki? Hano ikintu uba ugomba gukora, ndakeka ko wamaze guhita ibiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Hari igisubizo basubiza nawe ukabona ko kitaba ari gukomezanya ngo umuvuduko ngo uri hejuru, ngo kuko umunyeshuri agomba gutegereza. Kandi mwabona abanyeshuri barimo na turatwana dutoya natwo baba bari kutuvuga. Se kango kuvuza ihoni, ubwo wavuza ihoni gusa, wajya ugera ku kigo ugavuza ihoni. Niyo mpamvu hano uba ugomba gutekereza neza, ugashishoza, ugahitamo iso cya nyacyo, ntabwo biba bigoye, nawe ukazakora rimwe ugahita utsinda. Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi cyari A, ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, kuko hari abana batoya, ushobora gukomeza uri kwirukanka, akana gatoya turatwana ntabwo akenshi tuba tuzi amategeko y'umuhanda cyangwa n'ibindi, ukabona akihuye mu muhanda gasanga ugateje ibyago, baragufunze cyangwa hajemo ibyago nawe agukoresheje impanuka. Rero ndakeka ko mugiye kujya mubyubahiriza, ndakeka ko mwebwe muzabivugurura. Ikibazo cya 24 nicyo cya nyuma kirabaza ngo ese kunyuranaho bikorerwa he? Aravuga ngo mu ruhande rw'iburyo gusa, sega ngo igihe cyose ni ibumoso. Kunyuranaho bikorerwa, aravuga ngo mu ruhande rw'iburyo gusa, mbega ngo igihe cyose ni ibumoso, sega ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bikorerwa hehe? Tegereze neza kino kibazo, abantu benshi bakunda kugitindaho, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku papuro. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho ubundi bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso. Iyo bakubajije ngo kunyuranaho bikorerwa, uravuga ngo bikorerwa ibumoso. Iyo bakubajije ngo kunyuranaho bikorerwa, uravuga ngo mu ruhande rw'ibumoso. Ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko kunyuranaho hari igihe bibaye ngombwa ko bikorerwa iburyo, bitewe n'aho umuyobozi w'ikinyabiziga agana, bitewe n'aho mugeze, bitewe n'isangano mugezemo. Rero hano igiso cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko kino kizame dukosoye ushobora kuba wagizemo ikibazo. Birashoboka ko hari ikibazo waba utumvishe, ukaba wenda nabo muri kumwe nta muntu wagusobanurira. Uhita twandikira kuri 0789531623 cyangwa uduhamagare kuri iyo nimero tugusobanurire by'umwihariko. Serivisi aba ari ubuntu. Ibindi byo no kurusa gukanda subscribe kugira isomo dushyizeho rishya, ku kizame gishya dushyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.